ubu bwitabire bw'abakristo ni urukundo umushumba aba yarashyize mu bantu ni iki ku ruhande rwawe mu mboni zawe abantu ni benshi ama interview bagiye bayabona abakristo bitanze baravuga abenshi amarira barize wabibonye urukundo cyangwa ni kwa kundi bya bintu by'usesengura mu gikari tuma turubaka ubwami bwacu mayimpaya menyekane ngeraha menyekane bitangaza ngiki kirangirire bikarangira dukoreyemo amakosa menshi ariko ijambo navuga mu mugani rutora utugerayo ijambo ko rikomeye ariko jugujugu uruha vuba irya kabiri kugirwa inama intumvirira ku muzima so abashumba rero muri minsi cyane cyane abahagurutse ubu bahagurutse tufite inzara yizi kamera hari igihe uyoberwa ntawe uyoberwa umwibye ahubwo ayoberwa hamuhisha uko byagenda kose abazirafati bazi uwareze oya baramuzi bamuzi baramuzi ahubwo ntibashaka kumuvuga ariko reka twivugire na tumwite igihe ni nyarwanda bamwisigisi reka tumwite igisi bahaye ikaze mwese mudukunda kandi mudukurikira turabashimiye cyane twizere ko ibyo murimo byose muri amahoro n'ubuzima butameze neza komera cyane turi kumwe na Bob umeze neza ni fresh kabisa ni fresh cyane akazuba uri kukabona gute akazuba kameze n'abagomba kagufatiye ku rukiko ugere vamva tugire vuba uva hangaha yego Bob turi ku ngoro y'ubutabera y'urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro aho twitabiriye urubanza rw'umushumba wari wasaracyari wera nese urabimwambura nawe wabimuhaye ariko itorero se riracyariho oya ni icyaha cya Muhammad ariko njye nashingira ko itorero kitakiriho njye nashingira ko itorero ryamba ubuzima gatozi okay itorero nubwo ryaba hafunzwe inyubako ntago hafunzwe umurimo biriya tangazo ryari kuvuga gufunga inyubako cyangwa kwari uguhagarika ariko itorero Zerafati riri muri Bosco ntago riri muri ya nyubako oh yes icyo nicyo kintu umaze kubona hari ibintu twitiranye umuhamagaro naho umuhamagaro wicaye aratandukanye umuhamagaro wakoreraga muri iriya nyubako ariko Zerafati nyirizina iri muri Harerimana Jean Bosco muri we ntago iri muri iriya nyubako yego aho yajya hose Zerafati zahoraho tujye twemera y'impaka zacitse ziba zacitse cyane yego nitero wabonye ute ukihagera by'umwihariko wabonye gute wabonye situation ihagaze iti uyu ni umunsi wa kabiri nitabira runo rubanza bwa mbere twararwitabiriye kwa kabiri ushize kwa kane plito cyumweru gishize harimo aragenda habaho udushya narabivuze mu kiganiro mperutse gukora umunsi wa mbere kwa kane aza kuburana Zerafati yari yamanutse kugira ngo bashizeyo ariko n'ubu baracyahari ariko uyu munsi noneho amenya bateze n'indege n'abo hanze baje kuko ku rukiko rwa Kicukiro hano turi nta wundi muntu uhari usibye umwe Zerafati icyo nabonyemo rero byakabaye isomo mu bandi bashumba bose I know Bishop Harerimana Jean Bosco arafunzwe nta mwanzuro uhari nimba akatirwa cyangwa ababarirwa aburana ari hanze uko umunsi ari kuburana ari transjoro ntabwo tubizi uko biri bugende ariko ikigaragara cyo urubanza rwa mbere yatsinze cyane urwo kwitabira urwo kumanura abakristo be bose bakaza ubu bwitabire bw'abakristo ni urukundo umushumba aba yarashyize mu bantu ni iki ku ruhande rwawe mu mboni zawe abantu ni benshi ama interview bagiye bayabona abakristo bitanze baravuga abenshi amarira barize wabibonye urukundo cyangwa ni kwa kundi bya bintu by'usesengura mu gikari burya nta ukundwa na bose kandi nta n'uwangwa na bose yavuga ngo nta mwanzi ubaho nta n'umukunzi ubaho ahubwo umuntu umuhuza bitewe n'ibihurimo yego navanga uyu mwanya Jean Bosco igiharimo mu baje bose simpamya ko baje kumurira amarira y'urukundo
oya harimo n'abaje kureberera uwareze avuga ati noneho umva ko yigenje turaje tureba isomo ariko bose indege rero nayo ngo mpamya ko nyine bose ari urukundo burya iteka ryose iyo uri mu byago abagusanga barira siko abarira amarira yose y'urukundo cyangwa y'akababaro ari amarira ajya bita ngo nayingona so ariko majority uko twagiye tureba benshi mu butama batanga buhamya harimo abavuze ati ngewe nari naragiye ikuzimu aransengera mvayo ngewe narananiwe kubyara narabuze urubyaro ariko ubu tuvugana ndahetse ngewe umva benshi bavuga ibintu hari nawe watanze hari umugabo witwa Paul ni Robert wavuze ko yasengewe ari kuri televiziyo ariko akaba yaratangaje ko yapfuye yiyiziye nawe ubwo ni ubuhamya bw'abantu Harerimana Jean Bosco yagiye asengera so ntabwo rero nashinga akadomo kaba hari bose ari urukundo ariko benshi bahari ni urukundo pe ikigendanye n'ibitangaza uyu mugabo yabikoraga koko hari benshi bagiye bavuga mu mboni zawe hari benshi bagiye bavuga imbago z'ibihimbano ibiki tekinike diro faya ziri aho ngaho uyu munsi mu mboni zawe koko ukurikije ubuhamya wumvise hari n'umukobwa nabonye ufite amarati ngewe nanywaga ibinini nagiye sashika baradusezereye byabagaho uko tubibona byabagaho kuko nta guca ku ruhande kuri ngewe ntacyo yankoreye ngo ngihamye ariko bitewe n'ubuhamya turimo turareba byabagaho so gusa iyo bibaye ndibaza ku bantu badukurikiye reka mbivuge nk'umuvugabutumwa nanjye ndi umuvugabutumwa ndi umukristo kuki twibaza ahubwo iyo ibitangaza bikoretse akenshi tubiyegeka kuri shitani kurusha uko tukabegeka ku mana tukibaza imana yo nikora ese shitani ufite imbaraga abantu benshi bavuga ati ni imbaraga zikuzimu yakoresha hari n'ikiganiro nakoze mu gitondo mbere y'uko nzana ku rukiko cy'ifoto yarimo arashyira igicaniro ku ruhimbi bavangwe yari guterekera niko byavuzwe ariko se ntabwo shitani afite imbaraga kurusha imana so rero njye mu maso yanjye no ku busesenguzi bwanjye bwite yuko burya ntago watangirwa ubuhamya n'abantu barenze 10 ibyo bintu ari ibinyoma ari ibihimbano kandi buri wese avuga ukwe ntaho bahuriye ari kuri tele gutyo gusa n'uyu urega ako batabareba bakavuga izina n'uyu urega arabona abonyeho mu akazina ngo ni akaderira ariko bashobora kuba rishaka ntekereza ko wenda no mu mpamvu zishobora kuba zatumye urubanza ruhera mu bihezo ni mu buryo bwa sekirite yego kandi ni mu buryo bwiza cyane kuko ukurikije ibyo abakristo bavugaga bati dushaka kumenya umuntu ntabwo utekereza ko abantu bamugirira nabi buriya rero hari igihe uyoberwa umwibye ahubwo ayoberwa aho amuhisha uko byagenda kose abazirafati bazi uwareze oya baramuzi baramuzi ahubwo ntibashaka kumuvuga ariko reka twivugire tumwite igihe ni nyarwanda bamwisigisi reka tumwite ntabwo tumuzi ariko amakuru ariho mu bushakashatsi buriya reka mbivuge gutya abanyamakuru ni nk'amaneko uraba utagiye kumuvuga kandi ntamuzi navuze ko ari igisi kuri abanyamakuru ni nk'amaneko ibirimo biravugwa yuko nawe uwareze nawe hari ibitangaza yaboneyeyo ahubwo akaba ari ukwigiza nkana ari utuntu bagiye bafatwa utuntu tutamenya tugenda duwiyisa ngo ari ukuntu ukurashingira umuntu ukabivuge mu mazina yabyo ukabigirira ukagira umuntu irari tekinike ntuyibone ukagira umuntu irari ariko nyuma ukaza agasanga ni umukozi w'Imana wagiriwe indi rari ninde reka twere kwinjira muri ibyo bintu ibyo reka twere kubyinjira amahoro ntabyo nzi gusa habayemo utuntu ngo twirare ukuntu nibiri kuvuga nyuma nibiri kuvugwa kuri iyi mihanda ntabwo ari Bobo bivuze ntabwo ari Bobo iki ni icyaha cyo kwihesha ikintu cy'undi hakoreshejwe uburiganya ni icyaha kiri kugenda kigaragara mu bapasiteri Apotre Yongwe iki cyaha yaragihamijwe
aragifungirwa. Uyu munsi tubonye Bishop Harerimana nawe iki cyaha agikurikiranyweho, kandi ugasanga bose bagaruka ku kintu cyuba baratsa abantu amafaranga bazira ikintu cy'ituro. Ese aho pasiteri bakwiye gucika ku kintu cyitwa sadaka, ubundi babita sadaka. Reka rero mbabwize ukuri, ikibazo cy'asabaka ituro, ikibazo nitwe tuyitanga. Ntanavuga ngo sinzi imitekerereze tuba dufite. Wowe nimba wari watwe ituro, Bobo reka nsipoze ke dore nta rukoboko ngira, sibyo? Aka nta kaboko karimo. Ngewe Bobo ngiye wenda katuvuge ko utanga urugero kuko turi kuvugaho. Ngiye kuri Harerimana aransengera akaboko karameze. Ni urugero Igitangaza cy'umuriro. Igitangaza kirabaye. Cy'umuriro. Yego. Kandi ahantu hose byari byarananiranye. Byaranze. Ngiye okay. Wenda ibi byo reka tushyire mu ndwara. Wenda ndwaye indwara runaka. Narazerereye mu bitaro hose ndasenga baramvuza biranga. Ngiye kwa Harerimana Jean Bosco aransengeye biremeye. Gute nimba ngize umutima ahubwo njye ahubwo kuyabaca nimba koko bikoreka abaca make. Abaca make nimba koko bikoreka. Kuko usigikiye umuntu ugurisha impano y'Imana. Imana ivuga ngo Imana ivuga impano ntigurisha. Si ukugurisha. Ndaguha urugero muri Bibiliya. Yesu ari kwa Petero haje indaya ifata amavuta yawumena ku birenge. Ahenze kubi. Yari abikoreye iki? Hari ubwo Yesu yabimusabye. Yari ari kumushima. Ijambo babo mwahereye ubuntu mutangiye. Ari gushima ibyakozwe. Ituro ry'ishimwe n'ituro ryo kugura mu bitandukanye. Yego. Ntago nemera ko umupasiteri amagara umuntu yangu usengera uramiturire nire. Akorwaho. Gukorwaho ugatanga. Icyo marije kubona rero muri aba bantu dutanga suko babaye baciye bakorwaho bagatanga ahubwo nyuma bagahindukira bagakubitwa n'ubukene bagashaka oya si n'ubukene ahubwo sinzi dayimoni batera bakahita bahindukira bakajya kuvuga ngo baratanze kandi ari umutima ukunze. Ese icya kabiri ngiye kunima muciye ayo mafaranga gahunda yamuhereye nimba yayamuhaye injiji si yatanze amasi yahawe amafaranga injiji ni yatanze barayagucira yatanze ubundi urajya he? Icyambere si ibishyimbo bakugurishije bakubeshya kari bizima ngo usangamo imungu bakugurishije si biswi cyangwa ji bakugurishije ngo basange yarabaye expired. Barakubwiye ngo turagusengera urabyizeye urayatanze. Ubundi ubwo ikibazo n'uwahawe amafaranga cyangwa ikibazo ahubwo n'uwayatanze. Ahubwo ibi bintu hano ndi imbere y'itangazamakuru byinshi ndabizi ribira bireba ahubwo ibintu abishyira mu cyaha cyo kugura nka ruswa. Kugura iki se? Nka ruswa. Kubera iki? Nimba oya buretse uwo wagiye kurega nawe ko yatanze amafaranga atubura we yayatangiye. Bobo reka nkubwire. Reka ngusobanure iki kintu. Kwitwaza kutamenya ko umuntu uyu munsi ugiye ukabona umwana w'igitambambuga ukamuga nti wakanawe utazi gutekereza ngwino nkwereka akantu dukora akagakora ubu mubi ni uwuhe? Ninde mwana ku mafaranga? Ninde mwana ku mafaranga? Ngiye kukubaza ikibazo kimwe. Nta munsi n'umwe baragutubura wenda tureka n'abapasiteri hari n'abandi batubuzi bahamagara abantu hari n'abandi bakora ibintu nta munsi n'umwe baragutuburira. Baranyibye ariko banyiba ntabizi ariko naho abandi bo tubitandukanye niba oya barabicaza bakugiye mu mitwe barakwiba banyibye ntabizi kandi banyibye ntabizi ariko hariya ikiriho kiregwa ni amafaranga witangiye wikuriye mu mufuka sibyo. Ushobora kuza kwenye isikoroka nkakuguriza ukanyambura. Ushobora kwenye isikoroka ukangurisha ino mikoro nkasanga yarapfuye sibyo. Ariko aho ngaho ntafite fagitire naba njya kukuregera iki? Ese amafaranga baregereza miliyoni 10 koko nimba yaranazitanze yazitangiye twakwitura yareka kuzitangiye gusengerwa agakira kandi ntiyakira. Oya Bobo niba barumvishije ibyo bari kuri Harerimana bavuga ko Harerimana we yashutse uwo muntu amwaka amafaranga amwizeza ibitangaza ntibyaba niyo mpamvu yamureze
bya bindi byayo kubwako uzagusengera ugakira ntaki ibi bintu nongere mbigaruka mu bintu by'agakiza mu bintu by'agakiza kujya kubeshywa ngo n'abadukurikiye mu mwabeshywa nyuma yaho mureke dukanguke uratanga amafaranga wizezwa ibitangaza uhuye n'Imana cyangwa uhuye n'umuntu ese reka nkubaza abantu bose basengewe yuko bakira icya kabiri gusengerwa ugakira ni process ahubwo turebe kwitwaza amafaranga mu busasenguzi bwanyu ahantu harimo utundi tuntu kuturitije twicometsemo turenze amafaranga mbese Bobo urahita ubihuza n'inkuru nabonye hari inkuru nabonye ahantu ivuga ko Harerimana bari no kuvuga ko hari akuntu yaguze ikibanza ahantu ikibanza nacyumvishe guze naciye gutya biguruka natwe amatwi yacu abagize n'ukuntu bigira ikibanza rero yaguze akamakuru ahari ko atari ikera cyaguzwemo biri kuvuga ko ikibanza ari icy'umuntu w'umubyeyi ukuntu kandi n'icyo Harerimana niyo Harerimana yaba yarakiguze ese ubundi gutunga nk'umukozi w'Imana n'icyaha ntacyo bitwaye icy'ubundi dore nuze yazize agiye kumva mu rukiko kwayo ngo avuga ngo harimo isango yaguze igice cy'ikibanza ariko ibyo bitwaye cyangwa abantu benshi iyo umuntu yahuye n'ikibazo twinjira no mu tuntu twinshi reka turebe mu biregwa uno mwanya ubuyobozi bwadutangaje reka twinjire ku kindi cyaha kirimo gukangisha usebanya hifashishwa amashusho y'urukozasoni icyo kiri kuri mama pasiteri tukibaza umuntu bamusengeye yambaye kwetu baramufatura aya mashusho bakangishije umuntu Korode niwe ubizi neza Korode yegera hano atubwire neza ku bintu bivuga ku mafoto y'urukozasoni biravugwa ko hari video iri hanze igaragaza ko bari umuntu umwe muri bo bari barimo barasengera umwe yambaye ubusa undi agize ariko ntabyo nzi yani nagusaba Imana iyo video sinzayibona kuko ntacyo nayimaza kuko bigize icyaha ariko nta hantu ujya ubyumva se ko muri system bajya gukuramo telefonance hari abikora ari no nabonye mu rusengero arimo arakora gutya mu Rwanda ni kwandera kwandera nabonye na Nyabutinde bari kumukwasi deliverance hari Nyarudindiri hari n'undi nabonye bakora cyangwa Diamond igeze yatanzonye ko yakize akoze ya deliverance zisigaye zemewe reka mvuge kuri iki kintu bivugwa ko amafoto hari video uwo mugore ngo yagiriye irari umugabo umbaze ntumbaye ngo umugore ninde umugabo ninde umugore yoherereza umugabo systeme kwaje ati bamwe bavuga ko usa neza atari ko ngiye nkunda iminwa yawe message nabonye aho ikinyamakuru kiri kuzisa narazibonye umugabo nawe abasendingiye umugore we tekinike none urabaza abagore baremwe mu ifu ryo gufuha ahita immediate ahita gusomera nawe baciye ruhinga nawe basomeye wa mugore wundi mu kohereza tekinike rwaserera rero biravutse nyene akazi kaba karabonetse so rero mukuvu nawe waje amwe mwitu wikaze wikaze nese Bobo ubigendeye ibyo bintu byose uvuze by'iyo foto ntago mbizi ariko ntago bizi nibiri kuvugwa uwo mugore bari gukangisha iyo video cyangwa ayo mafoto yambaye ubusa ntago byaba ari trike bakoresheje bamaze kumenya ko ibyo bamwijeje bitakoze barangiza bakamunyine akamushuka cyangwa bagakoresha ubundi buryo izo video zikaboneka kuko wenda bari bamenya amakuru kagiye kubarega bakabikoresha ku buryo abamubwira ko nazabikora bazashira ubwambure bwe hanze so jewe mu busesenguzi bwanjye nshingiye ku byo birimo biravugwa hanze hirya no hino dutoragura tureba ahantu koko nimba iyo video ihari ijambo rya mbere nimba iyo video ihari koko Harerimana arimo arasengera uwo muntu sibyo n'umudamu uwo mudamu yaba yarakorewe ihohotera
ariko kandi nanone nimba hari iyo video ihari ivuga ko uwo mugore yayitanze kubw'irari yagiriye pastor akayiha umugore akajya guserera urumva yaba ari mu rwego rw'uko yamenye ko bigiye kugera mu rugo rwe akavuga ataho kugira ngo nsenye reka nshyirishemo Bishop Haremana n'umugore hakiri kare njyewe ibyanjye bizimirizwemo kuko buriya babiri baburana umwe abayigiza nkana icya kabiri aba bantu byanze bikunze ntibagiye kugerana mu nkiko bakaya kugeza igihe bafata mu Bishop n'umugore we bataziranye baziranyeho utuntu twinshi rero uyu mwanya niyo mpamvu dutegereje kumenya ngo urukiko ruzanzura iki ariko ngewe icyo mbona cyo aha hantu harimo akagambane mu gace kamwe cyangwa kandi wowe bivuze ni Bobo ntabwo mpari reka tujye tubwizanya ukuri mane ntabwo umuntu yaza kugeza muri iyi ngoro ari urukundo mane oya ntabwo wamubureminga kuko abakeneye ubutabera kandi nawe igihe icy'ubutabera ubereho Bobo sinshaka ko tuza no gutinda urasa nk'ukebura abandi bashumba bashobora kuzagera aha hantu kuko byahereye kuri bamwe wenda aba ni abasitari hari n'abo bibaho tutanazi urabakebura mu buhe buryo usa nk'utanga ibintu rero gukebura abashumba biragoye kubera ko muri ino minsi kumenya uvuga imana n'utavuga imana majority turimo turubaka empire turimo turubaka ubwami bwacu ma empire menyekane ngeraha menyekane biki ngiki kirangirire bikarangira dukoreyemo amakosa menshi ariko ijambo navuga mu mugani rutora utugerayo ijambo ko rikomeye ariko jugujugu uruha vuba irya kabiri kugirwa inama intumvirira ku muzima abashumba rero muri ino minsi cyane cyane abahagurutse ubu bahagurutse tufite inzara y'izi kamera icyo nakeburaho cya mbere nasaba kuri Harerimana wenda hari icyo mutambaje ko ndibuvugeho byagiye bivugwa ku gusengera abantu imbago bakazita ubugari bakabuta bitangaza bakavuga ngo rimwe na rimwe baba babaguririye genda byemera aho baguririra kuko njyari umunyamakuru ari umupasitoro nge nigeze kuvuga cyane kandi dusanga ni ukuri yari yishuse umudamu muruzi tupereje dusanga uwo mudamu yamwishyuye kugira ngo aze mu rusengero amufatane twa tuntu avuge ko afashe umurozi byanageze kure tuyirangiriza icyo navugaho rero ku bashumba biri guteza iyi saga yose bashumba iyi saga yo gusengera abantu mushyizeho kamera muzigabanye kubera iki mama wanjye mushiki wanjye umukobwa nzashaka ntazi kugeza uyu mwana cyarambagiza mubonye uri kumugaragura hasi yambaye ubusa ngo arwaye amadayimoni ari kuvuga ngo turagiye biriya bintu babigabanya icya kabiri umuntu Yesu yakijije ntabwo ari Yesu wamamaje ahubwo uwakize niwe wamamaje sibyo ariko abashumba muri ino minsi arabyuka yakize igicurane gahita ahamagara ikinyamakuru cyose ati muze mumve bitangaza timuzi bitangaza birabo iyo rero nicyo kintu cyose kirimo cyane navuga ngo rero bareke kubaka ama empire bareke kubaka ubwami bwabo ahubwo bubaka ubwami bw'Imana cyane kurushaho Imana izaba promotinga kuko ndakeka ko Yesu yaba ariho kuri iki gihe cy'amakamera shaye umwanya nta n'umukameramani yari kuzajya yarazize ibintu byose yabikoreraga mu bwiyo so rero ntago nabivuga nshingira kuri Harerimana Bosco ntago navuga we namuvugiraho neza ariko abashumba benshi nzi ko barimo barabikora byerekana n'isorezwa soza
ntabwo nabura gusoza nshimira utarasoza gato ducika oya widucika Bobo widucika uri kudusesengurira Bobo utaragenda ni iki uvuga ko ku mupasiteri kuba pasiteri bigeze aho bacata n'abakristo bikagera aho umukristo akoherereza ubwambure bwe nta kintu wabivugaho ibiriho koko nimba mucata mukagezaho babamba babereka ubwambure bwabo uri kurengera kuko niba anarwaye wenda mu mwanya w'ibanga iyo mana reka tuye tubwizanye ukuri wa mugore wari urwaye umugongo arimo mujya musoma Bibiliya cyangwa abanyamakuru benshi rero mukora inkuru ariko mudasoma wagiye ukora ku bishura bya Yesu ari umugongo yaramaze imyaka myinshi Yesu yigeze amukuramo ikanzu yakoze ku ikanzu gusa yakoze ku gishura gusa arakira rero kugeraho ubwira umuntu ngo ifoto runyereke ngo ngukize sha ahubwo rero ribu yaba yaratinze mene uwo muntu ntabwo akwiriye kuburana kuko nimba uri umukozi w'Imana nyakuri ko gukorera Imana nyayo imbaraga z'Imana ntago zigera ku mupaka ngo zake viza oya imbaraga z'Imana zifite imbaraga zo kugera ahantu hatagaragara none se nimba umuntu asenya ari wa undi Robert atanze ubuhamya avuga ko yamusengeye kuri televiziyo y'Agaciro ko yakize kuri televiziyo gute bigera mu rwego rwo gukuramo imyenda so navuga rero ntago ari byo haba harimo kurengera cyane no kubahuka ariko ntirengagije yuko abantu bakizwa ariko kamere ntipfe hari igihe umushumba ashobora gufatwa n'irari n'umuntu ahubwo nyuma yaho yabyitwaye mate yego Bobo wenda tugana no ku musozo ijambo rimwe ku mukristo wese wenda ari nasoma ikuraho ahantu uzajya gusengerwa akakwa ikintu cyitwa ituro ijambo rimwe ngenda ahita nasoreza ngaho namubwira ngo yabuze aho ayashyira ashaka umwana w'imfubyi uri mu muhanda ayamwihere kuko nta turo ryo gusengera ngo akire ahubwo ashobora gusengerwa yakira agatanga ituro ry'ishimwe aje gushimira Imana ariko umuntu ukwaka ituro mbere yuko asenya ijambo rya mbere reka muririmba bakaririmba uwo ni umujura ashaka gutwara ibyo ufite so ndashimira abazerafati babaye hafi ni ukuri kose nagiye mu manza nyinshi nakurikiranye imanza nyinshi z'abashumba ariko abazerafati Holy Church banyemeje bakuyeho bishop wabo aremewe pe baramukunda cyane niyo yakatirwa agafunga akabihama ariko ajya muri Miss Rwanda bagiraga uwa popira akagira twitwaye neza mu mafoto rero mu manza zose z'abashumba bishop ni uwa mbere mu guherekezwa n'abakristo biwe murakoze bye murakoze